kubaza ko hari uburyo bwiza ushobora kunyuza imodoka ku kiraro utayitayemo. Uyu munsi tugiye kureba uburyo bwiza ushobora kunyuza imodoka ku kiraro kandi utayitayemo. Mu gihe uri mu muhanda utwaye imodoka ugasabwa kwinjira mu muhanda uriho ikiraro, dore ibintu by'ingenzi usabwa kwirinda cyangwa gukora neza kugira ngo hinjire. Iyo utwaye imodoka ukagera ahantu hari ikiraro ugahita ukata ntacyo witayeho, ufite risike n'ibyago byinshi byo kuyitamo, ariko mu gihe waba witonze ugakora ubu buryo ushobora kwinjira. Akenshi na kenshi usanga abantu iyo batwaye bihutira kwinjira mu muhanda bashaka kujyamo batabanje kureba niba nta mbogamizi ihari yatuma bashobora guta imodoka muri rigori kuyirenza umuhanda. Bikunze kubaho cyane ku bashoferi babonye ibyangombwa vuba, cyane cyane ko baba bataramenyera umuhanda. Iyo ari mu muhanda urambuye abatwaye nta kibazo afite, ariko iyo asabwa kuva mu muhanda arimo ajya mu wundi bikunze kuba kugorana. Ushobora kwitwararika ugakora ibintu neza muri ubu buryo ukahinjira neza. Ese wari uzi ko hari uburyo ushobora kwinjira ukanasohoka nabi mu muhanda bikaba byaguteza ibyago byo guta imodoka muri rigori nk'ibyo dukunze kubona muri karitsiye, cyane cyane gusohora imodoka mu gipangu, kuzinjiza mu mihanda muri karitsiye bikunze kugora abantu. Hari abantu batari bazi ko bishobora kuba ari ikibazo, cyangwa se hari uburyo wabyiga ukanabimenya. Kurikira iri somo rya Teacher Musoni Rwanda, uko byagenda kose urasoza warangije kumva ibyo ari byo. Mu gihe ugeze ahantu hari ikiraro, banza uhagarare, banza urebe ingano y'uwo muhanda ugiye kwinjiramo. Niba ari mugari, ringaniza urutugu n'igisima cya mbere kibanza kuri icyo kiraro, ubundi uhagarare ukata imodoka yose uhagaze, ubundi ugende ureba muri televiseri unacikinga ko imodoka yawe itari bwagwemo, unareba imbere umwanya uburiyo wasigaye, ubundi wambuke wikomereze. Nibwo buryo bwiza ushobora kunyura ku kiraro imodoka yawe ntuyitemo. Iyo wabanje guhagarara ukanareba ingano y'umuhanda ugiye kwinjiramo, bigufasha no kubona uburyo bwiza bwo kwinjira. Iyo utaje ngo winjire direct, ikiraro kinyuraho neza. Ubu buryo bwo kuringaniza urutugu n'igisima cya mbere kibanza ni mu gihe uri mu muhanda munini ujya mu muhanda mutoya, kubera ko umuhanda uba uri iburyo bwawe, nibwo kubera ko utareba hafi y'aho ugiye gukatira, uburanguza kuringaniza urutugu n'igisima kibanza, ugahagarara ugakata imodoka yose. Ntabwo imodoka yaba ikiguyemo, ahantu urutugu rwawe ruringaniye bigahagabanya imodoka mo kabiri. Iyo ukase yose ipine y'inyuma uba wizeye ko itari bwagwemo. Kandi biranashoboka ko wasohoka mu muhanda mutoya ujya mu munini kandi ukaba ugiye iburyo. Icyo gihe ushobora gukata imodoka yose ukiri muri wa muhanda mutoya, amapine y'imbere akagera mu munini ariko ay'inyuma akagwa muri rigori. Ubu buryo mu gihe uzaba usohotse mu muhanda mutoya ujya mu munini kandi ugiye iburyo, banza utegereze imodoka yawe byibuze amapine y'imbere agere mu muhanda, urutugu rwawe ruringanize na wa murongo usoza umuhanda uri hejuru ya rigori, ubundi ukata imodoka yose. Icyo gihe bizakurinda guta imodoka muri rigori. Nakubwiye ko urutugu rwawe iyo aho ruringaniye naho ari muri 1/2 cy'imodoka, uba wizeye neza ko ipine isigaye inyuma itagwa muri rigori. Menya neza unakurikira ibi ndi kukubwira, cyane cyane ko nkunze kubibona ku bashoferi hano hanze. Dore uburyo bwiza ushobora kwinjira ku muhanda ufite ikiraro cyangwa se ku gipangu, dore ko ino mihanda ifite ibiraro cyangwa igipangu bishyirwa muri karitsiye, ariho hakunze kuba hari imihanda ifite ibiraro bambukiraho bava mu muhanda munini bajya mu muhanda mutoya. Nibyo bikunze kugora abantu. Wawitonze sha.